nibyo se ati kibazo rero nta musevinga uze wajya gusevinga abantu nk'igihumbi wita ku bagize ikintu baguhaye bose bakigwaye icyo gihe ni ikindi gihe ntibakugoboke ntibangoboke gute nyine wenda bakagwaye icyo gihe kuri anniversaire yawe ikindi gihe wabakenera ntibakugoboke ahubwo babandi utasevinze nimba ari ikintu nabonye bato na ko charity kumva nimba ari ikintu nabonye abafana banjye barankunda abantu barankunda kabisa mu gitondo bayamaye mu gitondo nubwo nase nyakoresha utuntu bamaye 400 byose rero ndimo ndashaka izindi bagana gatoni we ntago nitwa gatoni harimo abandi bantu bajya mu akanda bakazamuka niba ukwatse request urabazamura niba umuntu wanditseho merveille ntabwo uri kumubona wamuzamuye merveille namufyonzeho uzina n'umushiti wawe cyane muhe pase yanjye ni agakobwa keza kameze neza gahe pase yanjye cyari karabe naringa kumvesha nawe ngubere gutesha umutwe n'ubwana bitari buze gukunda umuteye karabe umeze kira ushobora kunyadabota mu bana bawe nanjye nkakwita dade yego yitwa papa kandi ni papa hapana dade mushobora kunyadabota mu bana banyu karibu karibu ubwo dadi wanjye wajemo rero merveille byarangije ntabwo ngira ubwo ndi kwa dadi yo gabanya volume nibereba abantu bose ngo nzamura pa bandetse niba narakuze mvuga papa gatoni ntago nitwa gatoni yani charity yani charity gatoni charity ako kasaba bakamenye ngiye guhita niyita merveille wa gatoni oya umva niba twarakuze tutavuga ba dadi tuvuga papa muri gushaka ngowe koko ubu nawe byarangiye habaye iki ko mutari kuzana bya bintu mujya mutanga dore honorine niwe ugitanga nagutema yego ono wagiye ureka oya njye nakuze ntavuga dadi none se ubwo njye kwigira umuyuwayi ni papa none se ukuraho umuntu ugashiraho undi bigenda ukanda he none se ushaka kugira gute yani bibaye ngo ukuraho tubona ahantu handitse disconnect uhitamo manura okay disconnect hari gift microphone camera expand ureba oya ndugiye ukuraho batari kuvuga oya ukanda urakora ku ifoto y'umuntu ukanda ku muntu tubona ahantu ukakanda handitse disconnect disconnect ku ruhande urahitamo manura abantu batari kuvuga no kubakuraho ushobora kumugira mudereta nkabigukorera ngo wadingeho charity ni mudereta buriya umuntu ubizi neza kundusha ni merveille ibyo bintu ntabigukorera ako kazi nagakora neza nishimye modereta babikora gute merveille ukanda ku muntu ushaka kumva urabona utuntu dutatu hejuru mudereta aba top gift number 1 charity kutudomo ukumva ku muntu oya ndashaka sinzi kunde iteye
TikTok Bene tutabizi biriho. ahubwo menya mwifollowing ako nabibonye Okay. nabibonye nkureho ndetse buno uretse urumanura maze gushimira akantu gato nigendere kadukureho y'ubuyo nimba ari ngo moriyo muri Oya hindura tabla. Ozi wowe urashaka ko wangira modereta nabimenye nakabishiraho ngoye nzi ni mubizi hanyuma ngaho mbwira hari video yanjye ukunze kuri Instagram Kuza kurya keke. ndi gukora siporo Yari kurya imikeke. bya postinze kuri Instagram wanda hano mu kiraro ndimo gukora siporo mano kanzanze nga ubuki wari kujya azamuka amanuka Merve wambabarira. nahise izo siporo zibaza kuzamuka amanuka izwiziringa Papa ako ono. oya mayinenge nikomeze nakuze mvuga pa niko nizwiziringa ni rwiziringa ngaho ukina umupolisi ya we wacara dakwemera ugambira umusara kubweka kwemera ko yaduhindukanye noneho ko kajya yavuga ngo ni umuntu usanzwe n'akari kuduhindukana Nikoze anniversaire Arakugiye kwa mana we papa we widuhindukana nyabo aha birakaze njyewe banyandabutse muri famiye ubu nanakwica nkakiza izwiziringa ratakomeza umbwire ngo Kiramani Empire enjoy your food. Kiramani Empire yose bwe kuri njye. Inga isajya he ari hano kandi ari hano hasi. Ari muri siporo zamuka amanuka. ijambo ariko umuranca mwiza Okay, uvuga. kandi tujye kabanza avuga Okay. hari ikintu umuntu wese atapfa kugukorera byagize ikintu bimfasha nubwo nakwita ngo TikTok umaze kugira followers wenda 150 abangaye n'abantu wenda benshi ariko hari ahandi mba ntaragera kuri Instagram waramfashije cyane rwose bigenda bimfasha n'ubu nafunguye n'agacano kamaze kugira abantu 7,000 mu gukomeza kumfasha nyuma ya follow bifese uze kunyandikira uzamaka link nguje muri community koze cyane kwisi nawe yitwa ngute yana yanjye ni rwiziringa bizinga n'ubundi bajya kureba kamye search Bizinga cyane subscribers bangahe? bizinga n'ubirinde sibyo yego ari ibintu byahise Nanjye ndaje munde Yeye Meriveye iyubahe. nanjye nshaka ko bankorera fiber. uzajya ukama ngo ushire kuri ayi Sha Meriveye. Singora to charity. Usko mise mbyibuka. wowe ntuzabona staburo Bivuge kadanje rero shiri bivuge. umva rwiziri Bivuge. bavuga iki Meriveye. ndavuga Uri umuntu mukuru ivugire. Nkorera subscribe ku gacano kanjye, agacano k'abanyarwanda. twavuze ukuntu usanzwe uvuga ukareka kwigana abantu wowe Bro, Muga Meriveye ntabwo turi kukumva. rata yitwa Merve Talk Show. Tak. mayine umeze gute Meze neza sheri. kana hasigaye harampindukanye babona ntago bagagaruka uko yitwa Gocha nayo yitwa nyita ono ngo MBB. yitwa MBB na ba ebyiri ukongeraho ubugome hariho none nakinnyeho filime ndanabica wallahi nayikinnye wallahi ni ukuri
dati kwa ko umwanya wo kujya kuzacinga ko atari munini arajya oya ni ukuri biri seriye mana aba ebyiri ubugome uhita umbona Munguki nyita. ma naba ebyiri ubu ukongeraho ubugome mitanzaho ntabwo bizi njye nyina filime Oh yes. ndanabica njyewe narabigerageje gukina muri filime yitwa umwana wese ni nko Yani ndayifite ariko njyewe. Kandi ngenda na posting. ntacyo bibayimenyekanye Nari. ubona postinga Titi Brown nawe yahageze arimo aragusuhuza. Nyirankotsa ndamukunda. spesiale Nga speciale ndakubona. Titi, Ndamukunda. babarira speciale. ukunda nde Nyirankotsa. nyirankotsa si yaryamye urari hano we Kumubona hano kandi ndi kumubona hano. nyirankotsa nyirankotsa itaba ari hasi Nkunda cyane. turebe nyirankotsa ahantu ari Ari hano. Zuba official Sonia Ndatuwe Dore nyirankotsa ngura Nguyu ndi kumubona. musuhura naribi spesiale tite Suje ndagukunda cyane pe. Zigukina. keke zirenda kunyica mfite keke zirindwi muri firigo ejo ari ndaza kucyageza ma Ufite? keke zirindwi muri firigo Dade ejo bazaza kumfatira irembo mu rugo sinzi impamvu ahubwo ntibagiye kubikubwira sha ejo imvura izagwa ni irya mukuru wanjye ngira ngo ni iryawe ibitekerezo cyatana ejo bazi uwo baza kurya keke wari bivuze se mugenzi zakuzanira keke birembo bazana keke uzaba ari ijyanjye mba naraguhinzeho kugira mba narahinze ukumirwa ngo nyirankotsa arazinduka aza kuzirya yigwa shuti uze kujya kuzirya amaguru yanjye niko yari murahari ese dadi wabonye ko ndi umutopu gifta wawe reba hariya hejuru hehe hejuru hari agafoto kanjye ntabibonye ubibonera he ni uko haraguhaye gifuti nyine niyo mpamvu banshyize hariya hejuru umuntu utama gift reka mpite mukura mu myerekano bagana bugira bati bose wahita ubamaraho oya ariko yahamenye nundi ko bankurikira ubona ko ndi umutopu gifta wawe ahubwo bari kunkurikirana kuko muriho ese speciale ahise aryama Speciale speciale spesiale naniwe ese nta bintu bya speciale urabizi shari kumana ndabona yanagiye spesiale ndebe umva dadi isabukuru nziza uri kumva agifte gasibye ko byani waretse njye ntago nanditse ariko igihe nandikiye ntago bibonye waretse gift zanukana gira bakarangiza byose ngiye ko my name mufite ko mfite n'inshuti yanjye inshuti yawe konye mfite impamvu nako uburyo burenze 3 nzagutunguramo wambabariye basi kareka nkavuga tugambo amagambo speciale yaryama zanura napfuye oya we mwana we wumve hari abantu bandaye mu shaka bwa mbere bamwe bitatu mugere mbabwire nimero munemo onde babwire nimero atamunyiheho ni igihumbi akuzwa abantu bari hano bamaye igihumbi yaba ari menshi uragishaka igihumbi nyiguhe dushiraho ni
ngo mbwira nimero. hari uwanga ijana murindi muri ihe Ngiye kujyayo ndahita ngaruka nkubwire ubigire. ubu ntiduvuze ngo ntange ijana muri ihe ntarihari Rekera amabaye. nuko muri ihe abishakara ubwo umuntu ukora seti Reka mutabishaka. Ugura cyari kurya. njyewe njya gake gake niyo mpamvu mbyibuha Iyo waririye. Abanza kare kare. birabyibushya kurya gahoro gahoro ubu nshobora Amazina ni ayasanzwe. nayasanzwe shira umuntu cyanjye kirimo kiragona cyanara wigona Bundikisha amazi, kijundikisha amazi. 29 umunani kabiri kane zeru karindwi umunani itanu karindwi 29 8 2 4 Hari ugiye kubera akantu muri Amerika hasa nabi Kabiri kane kabiri kabiri. 2 4 ninde uwo muri Amerika ninde uwo muri Amerika Merveille. Umva ni kabiri kane ni kabiri kabiri. Ewo. Ni Merveille. kane sheri Merveille Merveille aba muri Amerika dadi Ni Merveille. nanyitabe Merveille dada guhamagaye kangahe naravugana nabi nimero yanjye niyo ngiyo Yego. uwo muri Amerika ntacyo bitumariye Merveille wa mu diaspora we gira ukandire dada kanyenyeri kubera akantu muri Amerika hasa nk'indu ba ahantu hasa nabi. Ewe, Merveille burya haterana n'amabuye. Merveille mwana wa mama ukanimero kanjye naho ngako kuranga dukeya Nakumisha n'umuntu dadi. witwa Safi ari kuzihindura ntabwo ari 54 ni 57 Merveille Karame dadi. nibyo Nanze akanyu kwerekana. Nange kwerekana. Reba ahantu muri Amerika Nyereka ibintu. hari amabuye. Merveille ako Karame dadi. Merveille wawe mu diaspora uraceceka Mumbwire nimero muri seri. Bari kwandika ibintu bidahura. ako nk'abantu mwe twaragowe niyo waze filime Hari Amerika isuryo Ma dadi banzire. mwambwiye nimero ko bari kwandika ibintu bidahura. Amerika isuryo rayize. 078 tubigendana Abasaba. Usubiza ndandika. okay 078 57 29 8 2 4 Dadi, waza kugurira ino modoka. banza shira by'amafaranga y'imodoka bireka cyane to Wabonye agatesla. babuze gutara amafaranga gusa ndokira setsa Dadi nzagenda. Ndaza kugura gift. Susa gift shiraho ya birthday. iya